Muraho neza bwoko bw'Imana, twongeye kubaha ikaze muri Handitswe Ngo. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe mu kuva cya 6 turahera ku murongo waho wa 10. Muribuka yuko ku murongo wa 9 twasanze yuko Mose yashyiriye Abisirayeli ubutumwa buvuye ku Mana, maze bakabuzwa kubwumva, nuko uburetwa bwari bakomereye cyane kandi imibabaro cyangwa se gukandamizwa byari bibaremereye cyane. Ibyo ngibyo nubwo byabayeho, twabonye yuko Uwiteka Imana yemera yuko tugerwaho n'ibihe bikomeye by'akaga, atari ukubera ko aturakariye, atari ukubera ko atwifuza ikindi kibi, yuko ahubwo ari ukugira ngo turusheho kumwegera, tumwishingikirizeho, tumusabe ubufasha, twumve ko imibereho yacu tuyikesha Imana gusa. Ubu ngubu tugiye gukomeza n'umurongo wa 10. Reka dusabe Imana kugira ngo ituyobore. Data twese Imana idukunda kandi Imana itwitaho, tugushimiye cyane uyu mwanya mwiza duhaye wo kwiga ijambo ryawe. Tukuraritse ngo uzubane natwe, utuyobore, twunganire, udusobanurire ijambo ryawe yandikishije mu izina rya Yesu. Amen. Iyo tubumbuye Bibiliya tukareba mu kuva 6 umurongo wa 10, duhita dusoma amagambo agira ati: Uwiteka abwira Mose ati, jya kwa Farawo umwami wa Egiputa, umubwire akundire Abisirayeli bave mu gihugu cye. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore Abisirayeli ntibanyumviye, none Farawo aranyumvira ate, kuko iminwa yanjye yanduye n'umubiri utakebwe. Mu kuvuga atyo yuko ngo iminwa ye yanduye, Mose yashatse kuvuga yuko atari intyoza, yuko adashoboye kuvugira Imana. Ni ukuvuga yahamije ya magambo aboneka muri Yeremiya igice cya 1 ku murongo wa 6, yuko ngo umunwa we umeze nk'utakebwe. Ni ukuvuga yuko yari ari mu kwitinya, yuko atashobora kuvugira Imana. Ariko dusomye amagambo aboneka mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, paje ya 257 kugeza 259, dusoma amagambo akomeye ashimangira iby'iri somo. Abo bakuru b'Abisirayeli bibwiye ko uko gukandamizwa budaturutse ku mwami, abo kuvuye ku batware b'Abanyegiputa, maze bajya gutakambira umwami. Umwami abasubiza abacunaguza ati, muri abanebwe bikabije, niyo mpamvu mushaka kujya gutambira Uwiteka ibitambo. Bategetswe gusubira ku mirimo yabo, kandi uburetwa bwabo ntibworoshywe na gato. Bagarutse bavuye ibwami, basanze Mose na Aroni babategereje, maze barabatakira bati, Uwiteka barebe, abacira urubanza, ko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. Mose yumvise ayo magambo amubwiye, arababara cyane. Imibabaro y'abantu yari yiyongereye. Mu gihugu cyose humvikanaga imiborogo y'abakuru n'abana bwo kwiheba. Bose bahurizaga hamwe kumushinja iyo mpinduka mbi cyane y'imibereho yabo. Wo gushengurwa umutima, Mose ajya gutakambira Uwiteka agira ati, mwami, niki gitumye ugirira nabi ubu bwoko? Niki cyaguteye kuntuma? Kuko uhereye aho nagiriye kwa Farawo nkavugana nabo mu izina ryawe, agirira nabi ubwo bwoko, nawe ntacyo wabakijije na gito. Mu myaka yose Abisirayeli babaye mu buretwa bwo muri Egiputa, hari bamwe bari barakomeje gusenga Imana. Abo bakurwaga umutima no kubona abana babo biroha mu bizera by'abapagani buri munsi, ndetse bagapfukamira Imana z'impimbano. Muri ako kababaro batakiye Uwiteka kugira ngo abakure muri iyo ngo y'Abanyegiputa, kugira ngo batandukane burundu n'ibyo bigirwamana byashoboraga kubangiza. Ntibigeze bahisha kwizera kwabo, ahubwo bahamirizaga Abanyegiputa ko uwo basenga ari Umuremyi w'ijuru n'isi, ariwe Mana y'ukuri kandi nzima. Basubiraga mu bihamya by'uko Uwiteka ariho kandi afite ububasha, uhereye mu irema ukageza mu gihe cya Yakobo. Abanyegiputa bagize amahirwe yo kumenya idini y'Abaheburayo, ariko banga ko abaretwa babo babigisha, maze bagerageza kwireherezaho abasengaga Imana babashukisha ibihembo. Noneho babonye bibananiye, babatera ubwoba kandi babagirira nabi. Ahangaha tubona uburyo Abisirayeli bakomeje kugira ibyiringiro kandi bagashimangira yuko Uwiteka Imana ubwe azabayobora.
Ibi ngibi tumaze kubisoma mu gitabo cyo kwamenya n'abahanuzi paje ya 257. Uwiteka Imana yakomeje kugenderera Abisirayeli, kandi igihe cyose bakomeje kugira ibyiringiro yuko byanze bikunze igihe kizagera Imana igasohoza isezerano, kuko Uwiteka Imana ubwe ntabwo abeshya. Imana yacu ni Imana idashobora kubeshya, nk'uko Pawulo abyandikiye Tito ko Uwiteka Imana ari Imana y'indahemuka, Imana itabeshya. Igihe cyaje kugera koko Uwiteka Imana Umuremyi asohoza isezerano yasezeraniye Abisirayeli. Ku murongo wa 13 hagaragaza amasekuruza ya Rubeni, Simiyoni na Lewi. Ni ukuvuga umuryango w'abakomoka ku Balewi. Ko muzi ko Simiyoni, Lewi ndetse na Rubeni ari abana ba Yakobo batatu bakurikirana. Rubeni ari mukuru, Rubeni nawe ari mukuru, Simiyoni akurikiraho na Lewi akaza ari uwa gatatu. Hano rero bagaragaje abakomoka guhera ku murongo wa 13 ukamanuka ukageza ku murongo wa 20. Ku murongo wa 13 haragira hati: Uwiteka abwira Mose na Aroni abatuma ku Bisirayeli no kuri Farawo umwami wa Egiputa ngo bakure Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Aba nibo batwara amazu y'abasekuru. Bene Rubeni imfura ya Isirayeli ni Henoki na Palu na Hesironi na Karumi. Iyo niyo miryango ya Rubeni. Nanone iboneka mu Itangiriro 46 umurongo wa 9 no mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cyaho cya 5 ku murongo wa 3. Bene Simiyoni ni Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari na Shawuli umwana w'umunyakananikazi. Iyo niyo miryango ya Simiyoni. Nanone biboneka mu Itangiriro 46 ku murongo wa 10 ndetse no mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cyaho cya 4 ku murongo wa 24. Aya niyo mazina y'urubyaro rwa Lewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Bene Lewi ni Gerishoni na Kohati na Merari. Imyaka Lewi yaramye ni imyaka 137. Nanone kandi ibyo biboneka mu Itangiriro 46 ku murongo wa 11 ndetse no mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 6 ku murongo wa 1, kandi biboneka no mu Kubara 3:17. Bene Gerishoni ni Libuni na Shimeyi nk'uko imiryango yabo iri. Nanone biboneka mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma 6:17 kandi no ku gice cya 23 ku murongo wa 7. Bene Kohati ni Amuramu na Isuhari na Heburoni na Uziyeli, kandi imyaka Kohati yaramye ni imyaka 133. Nanone biboneka mu Kubara 26:57 no mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 6 ku murongo wa 2 n'uwa 18. Bene Merari ni Mahari na Mushi. Iyo niyo miryango y'Abalewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Nanone biboneka mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 6 ku murongo wa 19 n'igice cya 23 ku murongo wa 21. Dusoreje ahangaha kuri murongo wa 19 turasaba Imana ngo itubashishe gushikama mu kwizera kuko aricyo gikwiriye. Uwiteka Imana abidushoboze. Nimutyo dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza kandi Imana idukunda, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe byabanye natwe. None ijambo ryawe rimaze gutambuka utubashisha gukomeza kurizirikana, kuritekerezaho uko bwije n'uko bukeye, ritubere umucyo umurikira intambwe zacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.